hamwe niho hari mu mbere cyangwa niho hari nyuma ijambo ryawe ryari mu isi mwami Yesu uri mu ijuru turagushimiye kuko tubonye uyu mwanya umuririmbyi yaravuze ngo nimo ndani ya Yesu na burudika nimo ndani ya Yesu na burudika niyo twumva amashimwe yose Imana yayikorana imitangazo Imana yakora iyo twumva amashimwe ko wagiye uca hirya no hino washiye mu bikombe n'imisozi ugenda ushaka intama yazimiye Imana yaje haracari ibihumbi n'ibihumbagiza mwami Yesu hari abagore bajigisha abana babo mu rugo mu mahanga ngo bataja kushika ku mashuri bagahura n'abakristo ako kaga karahari Imana muri mvye yaravuze ngo se ndimwitegereje ikiza twahawe ase n'umutigana mutamenya Imana yaje we mwami Yesu we tusenga bataramenya Imana yaje batarabonye Imana bataramukuru n'ubyohe mwisi mwami Imana iraryoshe no mwisi Imana iraryoshe nubwo ibibazo bisakaye nubwo isi imeze gukigize gucya ariko zarwo byose muri nze yaravuze ngo njano mukristo ngucone ikintu haleluya iyo umuntu afite ikintu nubwo isi yobi mwami Yesu uzuguma kubana natwe ko nuko bwinshi ndagushimiye mwami Yesu ndagushimiye ko tugiye kubatame ndagushimiye ko tugironka ndagushimiye ko ndagushimiye data ishimwe ryacu rizamuka imbere y'amaso yawe Mana yaje mu ijuru we data we nanyumva abakecuru bawe basenga baye bataka baye barira basa n'abikondera imisozi cyangwa bashinga iyindi bakwereka ibyuzi wakoze ntitwokubwira ngo utangirire amekenke ngo ugende mu minembwe ntitwokubwira ngo utangirire ururembe ntitwokubwira ngo utangirire i Rwanda cyangwa muri Amerika aho ushatse gutangirira ntituzi amakuru yawe ariko uzi amakuru y'isi ahabishura hazi mwami Yesu uri mu ijuru we data we muri nzara yaravuze ngo muraje mumbwire zo mwibwira izo muvuga n'izo mukora aho ngo mu miroho yanyu ibananiye kwa kundi munaniwe uzimenye no zimigambi ya arabango nzira ruje mwitange utazanarwa mu kigenda kuwa mbere twako dusoma tuvuguriye mugambi bene data bageze ngo tumenangure twose duruke nubwo bataraturekura ariko duruke tekereza umugore umwe wirutse amahanga ngo ataraza mu gakiza ariko ngo ashika kuri Yesu aridekara Yesu aravuga ati umugore niki atekereza umwana takindi kibazo kiriza umwana Yesu aravuga ngo sinoza nibyo kujya vyimwe izabana baje ngo mbizimbwa kandi ayo nkizi wacu hano zirubashwe cyane ariko kubera ko umugore amenye ibikingizo kubera ko umugore amenye imihembezo arabangwa n'imbwa ni hano zituye ni hano nafundi ziremye natwe turi muri iki gipangu Yesu ngo aravuga ngo no mu banyazirayeli uno mugore aratangaje atigenda kwizera kwa kwije haleluya hari undi wamenye ibikingizo adaseruka umusozi agize imyaka 12 mu kato aramena tawe yasuruhusa aragenda ntiyavuga amakuru ntiyasaba umwanya ntiyari kubona ntiyabwiraga abadiyakoni ngo yaje yaraciwe ntiyabwiraga protokoli ariko ngo aramenangana amene rubye yarari mu imyaka 12 amene cyago haleluya aragenda ngo kora umusozo umwenda wa Yesu asubira haleluya Imana iravuga ngo ari kintu kibaye ari kintu kivuyemo hari kintu cyamenye umuryango utarashiwe ariko hari imbaraga ivuyemo imbaraga Yesu ndizirinda ngo uritonora ndizigira haramubwiye agiye kurara kwa Zakayo atase urara kwa Zakayo mukoresha amvunitse umupagani ariko nashimishwa n'amagambo yaganire na Zakayo nawe yamenye Zakayo yuri igiti umutima wamubwiye ngo uri mugufi ijoro zamubwiye nturi umuyumbe zamugeze turi umwigishwa wa Yesu yabona n'umunyabyaha ariko nawe arahuka aramenangana mu gitondo mu wiwe atekereza ko aho Yesu ayimurasha nubwo atari mu bigishwa be nubwo mama atari umukristo nubwo iki ariko nashimishwa iyo umuntu yamenye imihembezo agacika Mana yaje ngo tutarebe ku mategeko utagize gute Mana izayi yaraje Mana ngo murangiza ruri ushaka se niho turebeye Imana ushaka se nurebe mashorajoro ushaka se nurebe amarere y'abakecuru yari ku musozi Mana yo mu ijuru we data we yewe mwami Yesu ariwe ngo bashike mu wiwe ntiyavuze amakuru Yesu ntiyamubwiye ngo wireke Yohana wenyine atonze uriya Zakayo wenyine atonze mbure amubwira amakuru aramubwira atewe kandi ndani yaranje azoza ndishya kangahe abo yarenganyije kure nageze ngira no mukoresha ko ari buje ngarenganyije umuntu yawe na Yesu ari kintu kiza kimuvamo nawe Imana yaje mu we
ariko amena ibikingizo akamenangana yaravuze roza umuhani ngo nipishe nipite satani we reka dutambuke ariwe zadukingane satani we reka dutambuke umwana yabwiye se hano ngo namujane ku ishuri muri iki gihugu isi aravuga ati genda uve muri bisi nta kibazo bihari niko bati ndarusha sinzi yaravuye wa mwana yavuga ati singenda muri bisi ndagenda muri imodoka yawe mugabo aravuga ati ariko bitamuza mutita ko twize tugenda n'amaguru singazi ko bisi umwana aramubwira ngo iso nta modoka yaragira wagendaga ariyo mwari mugira mana yaje ejo cyase kuvugira ayo magambo isarase ni gatare ko wewe tije datarafi singendera muri bisi urantwara mana ufite zose nta ufite zose mwana isarasinzwe aravuga ngo iki ejo bundi kwide cyumwero batubwiye umugabo usa n'uwakoze ikimenyetso cya Yesu umwana watoromye wagiye akamara ibintu yajanye umunani agiye guharibisha asohoka ngo kuwiciriweho iteka aragenda ariko imbabazi uriya mufano muri uko wagise kanejejwe n'amagambo dogiteri yatubwiye yaravuze ngo yagundi aradodesha haleluya isemwe araguma ararangiza kumadodesha imwe ntibibaho abagabo bacu bari bakunda amatungo bese umugabo umwe umwana yaramubwiye ngo aragurisha inka umuhungu uzaheka ariko kujya ashikirira mwabasi isa aramubwira ngo subira inka wa muhungu aramubwira ati ejo uzaheka kabiri uko sinogurisha inka ukazi rimwe arabati ntankubwira wa muhungu aravuga ati kubera ko data nsuzuguye muri ako amwisuma arapfa niki atagasuzuguro data yansuzuguye kubera gukunda inka z'abasaza umwana umwe yari yahuye kubera ko se yamubwiye nabi kunga ariko uriya mwana yaratwaye umunani wose ikibuga kandi asohoka atagiye gukwa asohoka atagiye imenga asohoka atagiye kugurisha ubushimari asohoka agiye guharibisha igitangaza cyabaye kimuzuzo w'imbabazi ese ngo araguma aradodesha yari no kumubona gakimu aturagarutse warogogoje uragarutse warasohoye iki impinga ukagira gute niyo muri mugabo yarageze uramafaranga nico ijambo ry'Imana rivuga muri Luka ngo nimba wa mucamanza nawe utarubaha abantu ndibahe n'Imana nimba yararengeye wa muntu wari umugoye uyu mugabo nimba yaradesheje imyenda y'umwana ari wikatiye na satani akaji wawa akogogoza akagera mu ngurube akagera he ariko sagomba kwata he tumwe na waje narisha guke ibipataro byo bikimukwira nimba yawe reka ndodeshi nimba zoshikana ariko ndozomuha haleluya ndabona ijambo ry'Imana ngo yaramubonye avuga ati mubake mukuru yaragiye kubira nk'ishati se timuzamugirirwa igihumara cyamaze umutungo n'icuwagira isare ngo ati data we ibizoze ko uzare byawe nimbageza bifuza inyama gitumutabaze data we uwari warapfuye kabazutse kigeye mu gato se nduzi ko negeze ndodesha ngo yamwambitse imyenda misha atari yo mukuru yamukuburiye Yesu data wa twese ico nyarishatse kuvuga aya magambo yose samba kuru tuzure abo twakiraniwe kubera ko twavuze muri cyumba cya Pasaka kubera ko Pasaka iriho muvuga utumwe yaravuze ngo igishito kirahari Pasaka imizima abantu twavuze ko igicumweru twinjire muri Pasaka tugenda turebe insinzi twabonye uko zitwana n'Imana mwana yaje niwo muzo imbabazi babaye kugira ngo tudodeshereze twaratoroka niwo muzo imbabazi wabaye mwabe Yesu mu ijuru bagucira urubanza ngo ari bangahe bari kuba 20 n'abangahe kandi bagufashe nimugoroba bitari mu mategeko y'Abayuda ariko wa mugore yaravuze ngo umugore yaravuze ngo nibagende bagapfa we Imana izo tete babivuga mu kanwa kacu ariko Imana yaje mu ijuru bagukubise hasi agukudi ngo nibabaza kugira ngo dusingire twarepfo twari mu ciciro kitabaho ayiwe ariko Imana yo mu ijuru amaraso yawe yanatangira gukiza ku musaraba kaza ashika ku matwi yabaye bakuricaga agagica akora yashika akagica akora n'ubu bashaka kwakora haleluya n'ubu twavuze ngo iki ni cyumweru cya Pasaka turaguma turohe twatsimbabaza muzo twakiraniwe zatumwe tudashaka kuzifuza runaka Mana yaje mu ijuru data we mwami Yesu mu ijuru mwami Yesu data we gushidikanya kwati kutagira kwizera ngo duhurukuruzi satani yatwijeje ngo duhuruke mamuraka y'intege nkeya imwanditsi abe yaravuze ngo mu kwizera umukuru mu gushidikanya ibintu byose zo Mana yaje mu ijuru akameza ko umugati wohinduka inzu ukuye mu gushidikanya nta kitoba ariko Mana twabone gushana gushidikanya turagusazanye turatakamba tukarira amaso tukagira gute asande Yesu ariko muri nzira ngo katika yetu rabamo ngo uvuza amapepo
Mana mu izina rya Yesu w'i Nazareti humure bw'ubugingo bwacu kuva tutarafuka uwo musho yaraje mu rubuga yarabaye ku bapapa Moise bararira bakorera Imana bagira gute ingaje ngo igitangaza carabaye Imana yagaze ivuga amakuru nguku kwa gapita igatanga amakuru nguku kwandi ariko Mana yaje ijuru ese kurasheceka ngo tuje hehe kurerekera ngo tuje Mana yaje we mugore arakubwa ndi biyerekeze Nyanza turi kumwe ngirira imbabazi si kwa kundi kwa ngo arakubwiye ngo uno guceceka n'igisubizo ndashaka kuvuga Imana iravuga Mana mu izina rya Yesu dusabye imbabazi ziva mu ijuru dusabye kugendererwa n'Imana bene data ngo baje bambaye udupira twanditseho zaburi bagira ngo barashimye beke ku gapira ariko Mana yaje mu ijuru we bagize imyaka 6 badasinzira urasa n'abagore bari kubisaba babicaye bahagaze babagize gute hari ikintu uzokora mwami Yesu mu ijuru hari ikintu uzakora nubwo tubona nkuko ari bisanzwe ariko ibintu umuntu yakoze bari imbere y'amaso y'Imana ibintu umuntu yakoreye Imana mu rwego bitari tegeko ya famille bitari tegeko y'abakuru bawe n'abarumuna bawe n'abari abakirisa ariko ukazuhimba ikintu ukikonera ikindi ukagira gute wenyine umutima ukubwiye hari ikintu Imana izakora mu izina rya Yesu w'i Nazareti Mana waduhaye amahirwe yo gushika kuri iki gicaniro twende twari twadodesheje agapira ko muri zaburi ariko zaburi zirahari amagambo magufura zizi uzisoma nta mupira twaguze uzisoma ntaho twanditse aho twanditse amashimwe yawe Mana arahari Mana ishobora byose muzeni yaravuze ngo twagize manga y'amahoro ariko mwami Yesu mu ijambo n'abashimwe tugira manga twatuvuga ngo kubera kutabikoze wabikora tukadamara wabikora tukaza tugira ngo n'umuhungu wanje wagize gutya iyo hataba umukwe wanje ndiyo zaragenze gutya ariko hari imbaraga zitangire kuri buri hari imbaraga zikeneye zifashije hari imbaraga Mana yaje mu ijuru zatumye zambaraga ziva muri Yesu kugira ngo umugore yerekereye adatanze izifuzo ariko imbaraga ziva muri Yesu arakira dukeneye imbaraga zikuva mu ngo zubane natwe Mana muri bihe bikomeye muri bihe z'umuriro muri bihe bavuze ngo n'intore zogeraho ziyoba hari inyigisho z'ibinyoma hari akaga katigeze kubaho ariko dusaza ubwenge kugira tuzoruke mu ijuru mwami Yesu mwibiba ni sarura bigihari izago bizogumaho titubizeyegereje titugize gutya ariko duweze gukomera mu bikombe bya baka uduheze gukomera uduheze kubihindura amasoko uduheze kujabuka Mana yaje hatajabukwa uduheze Mana kuminengana mwami Yesu izago satani yazirikiye mu ngo ukazina ngo nigisanzwe ngo namukura niko byari byaragenze ngo kwaswaje no kubaza wage twaravuze ngo ikindi cumwe cyo kubabona ikindi cumwe cyo gukandagiraho badata batashitse ikindi cumwe cyo gukandagiraho nienda bamushenga batazakabakaba ikindi cumwero Mana yaje mu ijuru mu mbaruka yo kukwezi kwa gatanu Mana gicu dukorera umuntu agera kumugisha batari bagira iwabo umuntu agere ku ciciro Mana yaje mu ijuru kitari giteganwa twanditse muri famille iwabo dusabye imbaraga z'Imana Mana yaje mu ijuru dusabye ikiganza c'Imana kubana natwe Mana yaje mu ijuru muri iyi minsi ikomeye muri iyi minsi imperuka intore zizogeraho ziyoba intwari ngoko zirataka zimimiriwe dusabye ikiganza c'Imana Mana tutanze amashimwe kuza dukoreye ishanse yo kuvuga Imana hari abatayibuka hari abantu bayirengagije bigira kuko bitagize gute kandi nabo ntibiremye kuba baraduhaye chance yo kwibuka ko Imana ihaba Mana iyo ni Imana iruta ubutunzi bw'abanyagiputa hari umwana wa telefone ku cumweru arambwira ngo babigishije ari ndabantu ko niko kuri ngo babigishije ngo aravuga ngo umubaro yacu yatwabona y'amazi yacitsemo ngo ibibazo ngo byanyereye muri y'amazi wa munsi Imana mwamazi kugira ngo abanyezira batambuke yari yabwiye wa mugabo wari washoreye ngo arababwira ati hagarara agakiza konyine karakora akazi tabakahana indandaki ndabutabazi tazi no modoka z'ubutabazi zo muri Amerika hari ikintu gibe agakiza konyine karakora mu kwabo ariko Mana yo mwijwe ko shaka kokora mu rugo rwa runaka mwami ko shaka kokora mu bibazo dusenge imyaka 7 ko shaka ko kiza konyine Mana ko kuyaraje imishikirano yo bamwe izina rya Yesu amahoro akadendezana abera barayisengeye abasaza bararize abakecuru bararize Mana mu izina rya Yesu icubaro cyawe cyaki imbaraga zawe ziganza muri mugambi bwawe urahambaye Mana yaje nahogererwa nawe zose birenze urakoze kuko natwe kuzaza kumfata zuye ko ushaka Yeah.